nk'uko mubibona rero tubafitiye umutumirwa tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro cyacu kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe kuri Mukakarangwa TV kugira ngo mubashe gukurikirana ibiganiro byose tuba twakoze. Murakoze cyane, reka tumwakire. Turabashuhuje abadukurikiye mwese. Shalom shalom, amahoro y'Imana nabane namwe. Reka dusenge Imana twongere tuganire ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana, warakoze. Hari igihe amaboko y'abantu yaturekuye, ariko ayawe ntabwo yaturekuye. Nta n'umunsi n'uyu n'umwe yaturekura. Uri rukundo, urukundo rwawe rusumba ukwezi rugasumba izuba. Rero tuje imbere y'amaso kugira ngo twongere tukurebe, twongere twumve icyo uvugana natwe, twongere duhabwe nawe ubutabazi, twongere duhabwe nawe inama. Ururuka ufasha abadukurikiye, aho buri wese aherereye yumve ikaze kandi afashwe n'Umwuka Wera. Urakoze, urakarama kuri kumwe natwe, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Jisho ry'Imana rirabona, nta na hatoya waryihengeka. Jisho ry'Imana rirabona, nta na hatoya waryihengeka. Yawe n'akana ryaramubonye, ni nayo mpamvu nawe rikubona. Jisho ry'Imana rirabona, nta na hatoya waryihengeka. Jisho ry'Imana rirabona, nta na hatoya waryihengeka. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yosuwa ibice 7. Turasoma kuva ku murongo wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo akana afatwa abyatura bamwica. Yosuwa azinduka mu gitondo kare, ahamagaza Abisiraheli n'imiryango yabo uko ari. Umuryango wa Yuda uratoranywa, yigiza hafi amazu y'Abayuda, afata inzu ya Zera. Yigiza hafi inzu, afata inzu ya Zera. Yigiza hafi inzu y'Abazera n'imbyaro zabo, afata Zabudi. Yigiza hafi urubyaro rwe umuntu umwe umwe, nuko Akani mwene Karumi mwene Zabudi mwene Zera wo mu muryango wa Yuda arafatwa. Maze Yosuwa abwira Akani ati, mwana wanjye ndakwinginze wubahe Uwiteka Imana ya Isiraheli, uyaturire, maze umbwire nonaha icyo wakoze ntumishe. Akana asubiza Mose ati, ni ukuri nacumuye ku Uwiteka Imana ya Isiraheli. Uko nabigenje ni uku: nabonye mu minyago umwambaro mwiza wa Shinari na shekeli n'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeli 30. Ndabyifuza mperako ndabyenda, bihisha mu gitaka, biri mu ihema ryanjye hagati, n'ifeza iri munsi yabyo. Umwanya Yosuwa yohereza intumwa, zigenda ziruka zihina mu ihema, zisanga bihishwe mu ihema rye n'ifeza iri munsi yabyo. Nuko babikuramo babizanira Yosuwa n'Abisirayeli bose, babirambika imbere y'Uwiteka. Yosuwa n'Abisirayeli bose bafata Akani mwene Zera, benda ifeza n'umwambaro n'umubimba n'izahabu n'abana be, abahungu n'abakobwa, n'inka ze n'indogobe ze n'intama ze n'ihema rye n'ibyo yari afite byose, babijyana mu gikombe cyitwa Akori. Bagezeho Yosuwa aravuga ati, niki cyatumye utugwa nabi? Nawe Uwiteka arakugwa nabi uyu munsi. Abisirayeli bose bamutera amabuye, n'urubyaro rwe barutera amabuye, maze barabatwika. Birangiye bamurambikaho ikirundo kinini cy'amabuye, kiracyariho n'ubu. Nuko Uwiteka aringarura, areka uburakari bwe bukaze. Nuko izina ry'icyo gikombe
ni akori na bugingo n'ubu amina. Dusomye amagambo maremare, ariko izi nkuru z'uyu mugabo Akani nifuje yuko twaziganira. Mu by'ukuri Imana yabanaga n'Abisiraheli, ariko nubwo Imana yabanaga n'Abisiraheli bakoraga iby'Imana yabasabaga. Haleluya. Bakoraga iby'Imana yashakaga. Nubwo Imana yabanye n'Abisiraheli ntabwo biyoboraga, kandi ntabwo bajyaga ku rugamba batabajije Imana. Kuva kera Imana yavuganye na basogokuruza bacu. Murabizi Imana yavuganye na Aburahamu, murabizi Imana yamuhaye isezerano abyara umwana, murabizi Imana yiyeretse uyu mwami Nebukadineza ku gihe cye arota inzozi, azana abapfumu, azana abanyabwenge bananirwa kuzisobanura, ariko amenye ko hari umugabo Daniel. Umugore yaramubwiye ngo wihangayika, kuko hari umugabo ufite Imana zera araza kugusobanurira. Haleluya. Daniel amusobanurira inzozi, hanyuma murabizi ko umwami yahise amwimika akamuha kuyobora i Babuloni. Yamuhaye kuyobora i Babuloni kuko yaramusobanurira ibintu byari byarananiranye, abanyabwenge barabiyobewe, abantu bose barabiyobewe. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo ugendanye n'Imana umenya amabanga y'Imana, kandi ugendanye n'Imana ibasha kukwerekana bya bintu utaruzi. Iyo utindanye n'Imana ibasha kugucisha imbere y'abanzi bawe. Iyo ugishije inama Imana ibasha kukwamamaza ikakuzamura kandi ikakurinda. Ariko iyo Imana itesheje agaciro nayo nyine irakwihora, kuko ibona yuko utayikeneye ikajya ku bandi bayikeneye. Ariko hari ijambo rivuga muri Yesaya ngo ntabaza ndagutabara. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Nkwereke ibikomeye biri imbere utamenya. Nuko Akana rero yaragiye, Imana ibwo bisari ngo ntihagire ikintu n'ikintu na kimwe mukoraho, ntihagire n'ikintu na kimwe mutora. Ariko Akani ngo aragenda agera ku nka nziza, aratambuka ntazikoraho, ariko abonye ifeza. Haleluya. Abonye umwenda w'umuhengeri, abonye ifeza, abonye italanto, aravuga ati uko biri hari icyo ngiye gukora. Ati ibi byo ndabifata, nimara kubifata ndabihisha munsi y'ihema yanjye, nta muntu uzabibona, nzabiryamaho. Ariko yaribagiye ko Imana yo muri Isiraheli ireba ibyo bibazo ukuntu bimeze. Hari igihe wahuye n'ibibazo abantu baragutsikamira, ariko Imana yarabibonye. Hari igihe warwaye igihe kinini buri gisubizo, ariko Imana yabonye mu ihema ikabona Akana mu Bisiraheli bose ko yatoye izahabu agatora icyashinganywe. Iyo Mana niyo iri kuvugana nanjye ngo ninkubwire kano kanya, ijisho ryayo rirarebana namwe waryihengeka. Nivuganye nayo ngo wakora ibyiza irakureba, wakora ibibi irakureba. Icyo uzagambirira cyose ntikizakubera cyiza, kuko uzakigambirira ari ikibi, kandi Imana ikunda ibyiza. Ndagira ngo mbwire umuntu wese udukurikiye amenye ko Imana abonye Kana ihagurutse kumenya n'ibye. Haleluya. Nuko Akana arangije, Imana iravuga ngo yewe Sawuli we, yewe Yosuwa we, urusaku ndi kumva ruri gutama mu matwi yanjye n'urwiki. Yesu aramubwira ati ntago nabimenye. Imana iravuga ngo niyo mpamvu mwatsinzwe, kuko hari ikintu mwakoze nababujije kugira ikintu mutora, ariko hari umwe wagitoye, niyo mpamvu mwatsinzwe. Hanyuma Yesu arabiyoberwa, hareba abantu basabona ni beza. Muri iyi minsi urabona abantu bose ukabona ni beza, ariko ntabwo mbabwire ngo Imana iri kutwitegereza ikabona ibyo turi gukora, ikabona ntabwo ari byiza. Iyi Mana yabonye Kana niyo ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo garukira aho ngaho, ibyo uri gukora ntabwo ari byiza. Kandi nibirebera bipima, nimara kubipimira bikuramo igishyitsi cyangwa icyo ishaka gukorera kuri buri wese. Nuko Akana arangije ngo bakora ubufindo buramufata. Bamaze kumufata, Yesu aramubwira ngo yewe Kana mwana wanjye we, nyemera waturire Uwiteka, umbwira n'ikintu wakoze, ni ukuri Uwiteka arakubabarira. Nuko arangije Akana arababwira ati nahuye n'ifeza, nahuye n'umukufi. Haleluya. Ati ndangije mbona ari byiza ndabizana, nabishyize mu ihema, kuko numvaga ko mutari buze kubibona. Hari ibintu uri guhisha muri iyi minsi. Haleluya.
haleluya. Hari ibintu uryamyeho, hari ibintu wakize mu ihema uraramo, hari ibintu urarana nabyo nijoro, hari ibintu ugendana nabyo ku manywa, hari ibyaha uri gukora, hari ibintu uri kwiyoberanya, kubeshya mwabigize umukino. Oh haleluya. Ibintu byo kurakara, ibintu byo gufata imyanzuro mutabajije Imana, ibi bintu mwabigize imikino. Nyabuna reka mvugane namwe, yewe nanjye nibwira, nkurikiyeho hanze nanyumve, nkurikiyeho hafi nanyumve, nkurikiye kure nanyumve, wikasikasi nikuse nanyumve. Imana iri kutugira inama y'uko ijisho ryawe nta hantu twaryihengeka. Ni Imana igira ikirema, yamara kukirema ikagikomeza. Uyu mwanya nzanye ijambo ry'ihumure rivuga ngo nimukomere abavuganye n'Imana, ntabwo muzabura gutabarwa kuko harimo akana azagaragazwa, ariko abandi muzatabarwa. Ngaho we wari uri mu muryango ubona ko nta bushobozi burimo bwo kukuvuza, Imana iguhaye ubutabazi. We wari ubonye nta nzira, iyi Imana yatanze inzira ku Bisirayeli, yaranga ko abapfa hapfa wari watejeje ikibazo. Turasomye ngo baramujyanye we n'abahungu be n'inka ze babajyana mu gikombe, ngo bamaze kubagezayo haleluya, ngo barababwira ngo watuguye nabi, kuko yari yatumye batsindwa. Nawe baramubwira ngo watuguye nabi, arangije arababwira ati araceceka, ariko ngo bamutera amabuye baranamutwika, bashyiraho igishinga na bugingo n'ubu. Icyo gikombe ngo cyitwa izina rikomeye cyane, Akori. Haleluya. Icyo gikombe cyitwa Akori. Imana ikurinde Akori wahura nayo muri iyi minsi ari wowe wihamagariye. Imana ikurinde Akori iri imbere yawe. Imana ikurindire umuryango Akori, ikurindire iki gikombe cyitwa Akori, aho ku Imana ikugeze ku gikombe cyitwa Jehova Jire, umusozi w'Imana. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana. Waba udukurikiye ufite ikibazo, waba uri muri Akori iki gikombe, ndagira ngo dusenge Imana ikigukuremo, ikugeze ku musozi witwa Jehova Jire, umusozi w'igikundiro w'Imana, ikuvane kuri mu gikombe wa Akori, ikujyane ku musozi w'igikundiro w'Imana. Bivuga Jehova Jire, Aburahamu yatambiye igitambo agacyura umwana we. Imana twishimire. Mana nyiribihe, ntawe uhwanye nawe. Imisozi ijya igenda ntihure, ariko abantu barahura, abantu bajya baturagarira imbere yawe, inyoni zijya zivuga mu gitondo, amazi ajya amanuka agashuma, umuyaga ujya utambuka, ariko byose birakunezeza. Turagushimiye ko wabanye n'ubwoko bw'Abisiraheli, wanze kubarimbura ngo ubamare, ubabwira icyateye ikibazo ko ari urusaku wumvishije. Natwe muri iyi minsi turagusenze ngo uturinde guhora buri muntu icyaha cy'undi, ahubwo n'uwagikoze umusange kwihana, kandi n'utagishinzwe kukirebaho umukomereza amaboko. Twari dusabye ngo utuvane mu gikombe cyitwa Akori, ahubwo tujyane ku musozi witwa Jehova Jire. Urakoze urakarama. Hira abapapa badukurikiye, hira abamama badukurikiye, hira abana badukurikiye. Haleluya. Hira umuntu wese udukurikiye mu izina rya Yesu Kristo. Ufashwa n'umwuka araboneke kuri muntu wese. Mu gihe nta nzira ufite inzira, mu gihe byanze ufite igisubizo, mu gihe nawe tureba urahareba. Ngaho tugirire neza, tubere Imana, tubere byose, mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amen. Amen.